Niba uri wa muntu ujya utekereza yuko umwana w'umuhungu atakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, iyi filime ni wowe ibwira. Ndetse nawe niba uri wa mubyeyi ariko nanone ukaba ukoresha abana bawe imirimo badafitiye ubushobozi, iyi filime ni wowe bayigeneye. Ndagira ngo mwicare hano ngire isomo mbigisha kuri uyu munsi. Barakwereka dutangiriye filime yacu ahangaha kuri ba bakobwa ngo bagurisha ubuzima Imana yabahereye ubuntu. Mukurikire akantu ku kandi, ndetse filime ni ngufi ariko irimo amasomo menshi utagomba kuba wacikwa. Maze kuvugana nawe, maze kuvugana na Robert rwose bigaragara yuko ejo ku mugoroba tuzajyayo. Kandi urabizi yuko amafaranga ya Robert aba ashyushye. Ni abakobwa babiri ahangaha bari kuganira. Nabo ubusanga bagira ba bakiriya b'imena, nkuko nawe aho hantu hawe ucuruza ibyo kurya cyangwa ibindi bintu ufite abakiriya bahora bagaruka. Umukobwa sasa ngo amaze kuvugana na Robert ngo bazajyayo ejo ku mugoroba, umugore we atariyo. Se urakeka bitazadukomera mwana nkuko ubushize byagenze? Umugore we yaradutwikiye mwiranzu neza. Wana nta mpamvu yo kumutinya, uriya mugore ashatse no kubizana twamukubita. Twigarukire hano sasa ku rundi rugo, bari kubwira umwana wabo witwa Matayo ngo isabukuru nziza, cyangwa se umwana uri ahangaha bamukoreye bimwe mwita bide. Ni bidi mu magambo make cyane, nibwo abana bankurikiye nabo babyumva. Ndagira ngo buri muntu wese uraha, niba uri umukobwa, niba uri umugore, umupapa cyangwa se undi wari wese, ndagira ngo iyi filime igire isomo igusigira. Barakwereka hano rwose umubyeyi w'umumama yari arimo kuririmbira umwana w'umuhungu avuga ati muhungu wanjye rwose ubu ngubu ubaye umusore urakuze, ariko akana k'agahungu kari ahangaha karacyari gato rwose ntabwo arakura. Ndetse n'umugabo avuga ati mwana wanjye Matayo rwose ntabwo narinzi yuko iyi myaka uzayishyitsa. Se undi Matayo we uzi imyaka ushikije? Cyane rwose ndayizi mama. None se ntabwo nshikije imyaka 15? Matayo uri ahangaha ngo ashikije imyaka 15. Matayo rero ubu ngubu rwose wabaye umuntu w'umugabo. Ubundi kera iyo umusore yashitsaga imyaka 15 rwose abaga yemerewe buri kimwe cyose hano mu muco wacu. Ubundi imyaka 18 nyine nibwo bikiza, ariko ahantu henshi ntabwo ibyo bintu babigenderaho ngo 18, kuko urabona hano Matayo bari kumushimagiza ngo abaye umuntu w'umugabo ku myaka 15, ariko nawe nta mubiri yifitiye ni nk'uwanjye hano. Barakwereka disi Matayo yari yishimye, ariko nanone wagira ngo Matayo hari ibindi bibazo yifitiye. Barakwereka papa wa Matayo yahise amubwira ati Matayo uribuka ikintu nagusezeranije? Noneho noneho sasa imyaka yawe 15 wayigejeje. Yego rwose papa. Amubwira ati rero ndagira ngo ikintu kigiye kuba ukigire ibanga. Ndetse nanone ntabwo byahita biba uyu munsi. Turaza gutegereza mama wawe agende, urabizi yuko agiye kujya ku rugendo. Nizere yuko rero witeguye utari buze kunengo. Matayo papa nongereho ikibazo rwose njyewe ntabwo nagutenguha. Amubwira ati rwose nibwo buriya uri buze kumva icyo bita kuba umusore wa mwana we. Ubundi uranzi njyewe ndi mu myaka nk'iyawe. Rwose njyewe ndi mu myaka nk'iyawe buriya nabashaga kuba naryamana n'abakobwa 5 icyarimwe. Ibaze umugabo ibintu ari kubwira umwana we. Babyeyi mujye mwitondera ibintu muganirira abana banyu cyangwa se ibintu mubwira abana banyu. Ibaze nk'uyu mubyeyi ibintu ari kubwira uyu mwana we ngo ni Matayo. Barakwereka Matayo rwose hano yibanira n'ababyeyi be, yasoza kuvugana nabo akaza kwikinira game, ariko buri umwana bagomba kugenda akaganira n'abandi, kuko umwana kuganira n'ababyeyi gusa ntabwo muba munganya ibitekerezo rwose byonyine byamutera trauma. Barakwereka ahangaha papa wa Matayo yaje kumuganira avuga ati noneho sasa Matayo uyu munsi ni gahunda yanjye nawe ngira ngo ibyo twasezeranye ejo urabyibuka. Reka nizere yuko witeguye wa muhungu we utari buze kunsebya. Ari kumwita umusore gusa disi ka Matayo kari ahangaha umubiri ni nk'uwanjye kifitiye imyaka yako 15. Barakwereka umugabo hano yaraje sasa arangije yambika agatambaro mu maso umuhungu we Matayo, ndetse arangije aravuga ati noneho muze sasa ni gahunda. Kumbe barakwereka babakobwa twabonye bari gucuruza ngo ibyo Imana yabahereye ubuntu. Baje ahangaha ubanza Robert bavugaga ari uyu mugabo ngo amafaranga yiwe abashyushye, ndetse Robert urahanga ngo numukiriya w'Imana. Yaravuze ati rwose Matayo muhungu wanjye iyi niyo surprise nari nkufiti. Kumbe umugabo urahangaha ureba ikintu yakoze ngo umwana we yabaye mukuru yagiye amugurira ba bakobwa bicuruza ku muhanda.
ati wa muhungu rwose ugomba kunyemeza yuko uri umusore, ati mba mbona uri kamanenganenzi rwose nta mbaraga ufite, ati ugomba kuba wanyemeza yuko rwose uri umusore, ati ndetse rizati ziri buze kuza cyangwa se ibisubizo bivamo, ati nibwo ndi buze kumenya yuko nanjye nabyaye umusore. Ndetse ibi ngibi ni nka kumwe mbere iyo umugabo yabyaraga umuhungu yajyaga kumusimbura ku rugamba, none uyu nawe arimo gusimbuza Matayo mu kazi kiwe. Nyamara ngo mama wa Matayo ngo yagiye ku isafari, barakwereka umugabo yahise amusigana n'abakobwa babiri bari ahangaha banini shaho, akana ni gato wagira ngo ni akana kabo, ati noneho mwebwe mube mwishimisha, ati muri buze kumbwira icyavuyemo n'uwo musore wanjye. Abangaba ntacyo biba bibabwiye, cyo baba bakeneye ni amafaranga. Matayo nako disa no kwifitiye amasoni, abakobwa bavuga ati Matayo rwose uyu musore ugomba gukura, ugomba kurekera kugira isoni. Matayo nawe yamubwiye yuko ngo kuryamana buriya n'abakobwa ngo aribwo ngo ububaye umuntu w'umugabo, ngo aribwo ububaye umusore. Ati wa muhungu rwose nizere yuko umeze nka papa wawe, utari buze kuba wadutenguha. Ibaze abakobwa bangana gutya, abakobwa bari ahangaha uzi ko baruta mama wa Matayo we. Ukurikiye akantu ko kandi umwe muri abakobwa munini urahanga ndetse usanzwe uziranye n'uriya Robert papa wa Matayo yakomeje amubwira ati none se wagahungu we uriteguye dutangire show cyangwa se dutangire ikirori? Ati cyane rwose nditeguye. Uwo ni Matayo. Barakwereka nyuma y'amasaha menshi cyane abakobwa bavuye mu cyumba bari kwinyonganyonga ingendo niyo ngiyo, ndetse papa wa Matayo nawe yarategereje ahangaho wagira ngo yaje kuvuza umwana wiwe. Umukobwa aravuga ati yewe ntiwakumva uburyo Matayo mu buriri arenze pi, ati uriya muhungu wawe neza ni nkawe. Umugabo avuga ati narimbizi yuko ngewe rega nabyarimbwa. Umva umugabo ari kumva yuko kuba umwana we yaryamana n'abakobwa ngo ari bwo ari umugabo ngo atabimbwa. Umugabo hano yahise abishyura amafaranga ndetse menshi cyane. Abandi bavuga ati se aya naya ngaya gusa, ati cyane rwose kandi murabizi yuko ayo mafaranga atari nayo nsanzwe mbaha. Ati uyu munsi rwose nuko nabakoresheje ikintu gitandukanye nicyo dusanzwe dukora, niyo mpamvu rwose nabarengerejeho ka tipu. Burango nabo bajya babona ka tipu we. Barakwereka ahanga baramubwiye ati nta kibazo rwose, atari kuburiya nawe ushaka kugira uko wigenza twagenda ukarenza kuwo umuhungu wawe. Ati we ngiye rwose nago ari uyu munsi, ndetse ubu ngubu umugore wanjye ari no hafi kuva isafari. Ati anytime wadukenera waduhamagara, erega twe duhora duhari. Ati ndetse iyi business nihomba ngo tuzava mu kazi. Barakwereka disi ka Matayo kavuyeyo hano karimo kuzengirira. Umbwire nawe nk'umubyeyi ukorera ibintu uyu mwana. Umupapa yatangiye kubaza umwana we ati mwana wanjye si biba birenze se? Ati ubundi kiriya kintu nicyo wagombaga kumenya, ubu ngubu nawe turi umwe tubaye abagabo. Matayo bamusomaguye isura yose yuzuye lipstick zabareye abakobwa. Ati ubutaha noneho wa muhungu we ugomba kuba ufite telefone ukajya ubihamagarira ugahura nabo, noneho atari ngombwa ngo ngewe mpagupangire. Ati bariya nibo bantu bonyine bashobora kukumenyereza akazi ndetse bakaguhindura n'umugabo. Ati nta n'ibindi byishimo kuri iyi si usigera ubona birenze biri. Ati ibi byose mama wawe wakugurira ibipupe azana ibindi biki, ati biriya ntabwo ari ibintu by'abagabo wana. Ati uba ugomba gukura. Ati nk'uko kera nyine umuntu iyo yakuraga bamujyanaga ku rugamba, ariko kuko nako niyongereyemo. Barakwereka sasa papa wa Matayo hano yaramubwiye ataha, ati ubutaha rero ibingibi ni ibyawe. Kumbe barakwereka nyuma y'iminsi, hamaze gucamo iminsi, papa wa Matayo yaje hano amubaza ati ariko se n'ubu wakomeje gukomererwa ntago urimo koroherwa? Numbaze niba bari abakobwa ntabirwara bigeze basigira uyu nguyu Matayo. Ukurikire akantu ku kandi. Matayo avuga ati papa, ati rwose ndacyarimo kuzengirira, atari rwose turakomeza ibingibi tubihishe mama. Umugabo hano sasa yatangiye guhangayika avuga ati ariko se wa mwana uko udasanzwe urwara muri ubu buryo kandi ni ibiki warwaye? Urebe nyuma yuko haciyeho ibyumweru Matayo aryamanye na bariya bakobwa. Ubundi bariya bakobwa cyangwa se bigurisha ku muhanda ntago bagirira aka kana imuhwe wenda ngo bakihurire bagakurisha bya bintu usanga bitabaho, bya bintu utavuga, bya bintu utarebesha amaso yawe. Niryo bita ubundi ihohotera. Kano kana baba baragahohoteye, ntago baba bararyamanye nako. Barakwereka sasa papa wa Matayo ahangaha yaramutwaye hanze ngo ajye gufata akayaga. Matayo abaguye igihumuri. Barakwereka sasa hano mama wa Matayo yaje yirukanka avuga ati umwana wanjye abaye iki? Nibiki bibaye kandi ku muhungu wanjye? Ati gira vuba uhamagare ambulance cyangwa se uhamagaye kwa muganga nyagasani, ibintu by'uyu mwana birabe ibyuya ntibibe amaraso. Barakwereka sasa umukecuru ahangaha yatangiye kuvuga ati mwana wanjye ni iki wabaye? Ati ko mbona noneho uburyo uri kungana bidasanzwe.
ubanza uyu mwana baramusigiye agakoko we. Barakwereka umugabo yatangiye guhamagara avuga ati rwose ntabwo barimo kumfata, ati reka dukomeze duhamagare turebe, ati si ubu noneho kandi turi buze gukora iki. Hano sasa byarabacanze, uyu mugabo niwe wabyikururiye avuga ati umwana wanjye agomba kuba yaba umugabo, nta mpamvu yuko agomba kuba akantu k'insoresore kari aho ngaho kadafite icyo kamaze. Ndetse we yumvaga yuko kuba waba ufite icyo umaze cyangwa kuba wakwitwa umugabo ari uko ushoboye kuryamana n'abagore. Undi yakomeje avuga ati se njyewe ndabizi. Umugore avuga ati mu minsi mike ngusige se ntabwo wigeze ubasha kumwitaho, ati namwitayeho kurenza uko ari no kuba wamwitaho pe, ntacyo namukoreye, namwe ibyo yamukoreye murabizi. Babyeyi musigarana abana ukagira ngo hari ababyeyi usanga rwose yigisha n'umwana we kunywa inzoga, ati mwana wanjye akira unyweho wana, ngo nta kintu bitwaye ngo nabirenze. Ngira ngo muri kubona ahangaha isomo icyo muba mukorera abana banyu, kubaha ibintu batari ku rwego rwabyo. Barakwereka umuganga yaje ahangaha avuga ati yewe, ati mumbabarire. Ubundi umuganga naza gusaba imbabazi ufite umurwayi kwa muganga, ibintu biba ari bibiri: umurwayi wawe ntabwo azigera akira, cyangwa se umurwayi wawe agiye gupfa, cyangwa se mo kimwe yapfuye. Muganga arababwira ati rero umwana wanyu yanduye agakoko gatera sida. Sasa wumve ati ikindi kandi mwaratinze kumuvuza, mwakabaye mwaramuzanye imbere bitaramurenga. Nawe wumve, bivuze ngo uyu mugabo impamvu atagombaga no kumuzana kwa muganga, ntabwo yabaga ashaka yuko rwose umugore we amubaza ati se umwana wanjye yabaye ikindi biki wamukoze, kuko umugore yari yaramumusigiye. Umugore aranje abaza muganga ati muganga ibyo bintu bishoboka bite? Twebwe k'ababyeyi be turi bazima, umwana wanjye iyo ndwara yayikuye. Umbwire ngo uri uyu mugore ukamenya yuko umugabo wawe yakoze ibintu nka biriya, ese wazamubabarira? Kandi umugabo nawe arimo kurira kuko n'umwana we kandi nawe aramukunda. Muganga avuga ati yewe ntabwo igisubizo ari ukurira, mbabwiye indwara arwaye kugira ngo mubyakire ndetse mumenye yuko asigaje n'iminsi mike. Iyo minsi mike abayeho mubashe kuyibana nawe mwishimye mutarira mu maso yiwe, kuko uko ababona murira umwana azapfana agahinda. Umugore avuga ati uya muganga ntabwo ibyo bintu ushaka kubyumva, ati ubanza uri kuvuga atari we, ati genda wongere usuzume ntabwo ibyo bintu bishoboka. Umuganga avuga ati njyewe ibyo ndi kubabwira ni iby'umwana wanyu arwaye uriya Matayo, ati ndetse ntabwo mugomba kuba mwajya kumureba murimo kurira, mubanze murire birangire. Uriya ntabwo ugomba kugera imbere y'umuntu wawe urwaye urimo kurira, kuko wamutera ubwoba agahita apfa n'ako kanya. Barakwereka sasa hano Matayo ubuzima buri mu marembera, byarangiye bamukiye mu rugo kuko hari indwara uba urwaye, bikaba bitari ngombwa yuko uguma kwa muganga, ubu bavuga ati taha ujye gupfira mu rugo. Barakwereka sasa papa wa Matayo hano yamuzaniye agasosi. Matayo avuga ati papa nta yindi sosi nkeneye pe, ndi kumva nta n'uburyo yaca, nta n'ahantu yaca igira mu nda yanjye. Matayo nawe ari kubyumva yuko ubuzima bwe buri mu marembera, kandi ubwo bakobwa sha bacuruza baracyarimo gucuruza indwara ku bandi bantu. Mujya kugura umuntu ntago bamugura, icyo kintu mugomba kukimenya. Barakurika sasa Matayo umugabo ko yakomeje hano kwivugisha agiye kureba abona umwana we. Byarangiye ukurikire, ese umbwire uri uyu mugore ukamenya yuko umugabo wawe ari we wishe umwana wawe, noneho muri ubu buryo byagenda bita. Ariko baravuga ngo buri gahugu umuco na kandi uwako, wasanga wenda ahanga muri iki gihugu ari ubu buryo bamenya yuko umuhungu wabo yakuze. Barakwereka sasa ahangaha Matayo yasize yandikiye papa we avuga ati papa, ati ndagukunda, ati ndetse umbabarire yuko nabaye umuntu w'umugabo nk'uko wabyifuzaga. Disi hano Matayo apfuye anicuza yuko atigeze aba umugabo nk'uko papa we yabyifuzaga. Ese wowe ahangaha wavuga yuko ari nde wishe uyu mwana Matayo? Umbwire, ese niba ari abakobwa ni Matayo wiyishe we n'umwana, ntabwo ibi bintu ari we wabyikuriye, cyangwa ahubwo ni uyu nguyu papa we? Umbwire ikindi kandi ngo uyu mugore aramutse amenye yuko uyu mugabo yakoreye ibi bintu umwana we bizagenda bite? Sinzi niba iyi filime izazana igice cya kabiri, ndetse ndagira ngo usige igitekerezo cyawe hasi aho ngaho muri comment. Ngiye wumvaga nitwa Vazi.